ndagira ngo nkubwire ko hoteli Marara bwabereyemo atari nayo hoteli bwari kuberamo. none se kandi twarabonye wamenye ko bari bafite indi hoteli iri for free iri Karongi. Ese kubera icyo ubu bukwe bwaje kujyana muri hoteli Marara kandi bari bafite indi hoteli baherewe for free bakanga kuyikoreramo. Ibya manager by'amatelefone ntago wabyumvise. Manager yabuze yarari kwihishahisha. Yarari kwihisha kubera iki kandi afite akazi? Wabikubwiye. Birahurira he no kuba bavuga ko bakoresha bakwikwi atari abashefu. Reka nze nkurasi inkuru rero. Ese wamenye inkuru ya Muyango ko yadwanye n'umukobwa bita Teta? Teta se we nuwahe kandi? Uyu Teta uramuzi? Ntago muzi. Uzi ko Muyango Teta yahise ahaguruka nyuma yuko Muyango avuze ubwo bugambo bwose akamugurukana mu kirere se? Ivide yaragiye kumukubita ivide. Muyango yakijijwe n'iki? Uzi ko Muyango iyo atagira amabosa ngo bagende bamuhishe muri tuwarete, uzi ko Muyango yari guhita apfa. Yes, reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza aho muri mwese mukurikirana Kim TV Hub. Amahoro y'Imana komeza kubana nawe cyane. Twizeye ko mumeze fresh, twizeye ko muri amahoro mwese aho muri, twizeye ko mukomeje guhumeka umwuka mwiza w'Imana. Natwe tumeze fresh, abatameze neza mu byihanganire biba byanze, ariko ejo hamwe n'Imana n'ukuboko kwayo biga kunda. Reka mabwire ngo mujye gukora cyane kandi musenge cyane maze Imana ikomeze kuduhana umugisha twese. Mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, ndi kumwe na Kabaka wijanditse nkunda amahoro. Umuri mu mitwe yabo nkunda amahoro. Ese ura nta kandi kazina wazongera ukanganya amazina na P Onika? Oya, hari izina ashaka kuzazana. Hari izina ashaka kuzongera nkashyiraho. Hari akazina ashaka kuzongera nkashyiraho banyitaga ku ishuri ndetse no mu cyaro. Abantu benshi basigaye bamatiriza iryo zina kurikira. Ubu ugiye kuzazana bishweka hano? Oya, reka. So ruvuze kamwe ko ku ishuri no mu cyaro. Navuge se? Navuge. Oya, si kamwe ko mu ishuri no mu cyaro ruvuze? Si bishweka se? Kare kuzabaza. Kamwe ko ku ishuri ni ako ngako ni muri quartier. Bishweka ni muri quartier. Ni izina ryo ku ishuri ikaba niryo muri quartier. Hari n'abantu bari bazi iryo zina. Naka kanya batari bazi n'amazina yanjye. Kavuga. Giye kuzongeraho Kagoma. Kagoma? Shawari Kagoma pe. Urarizi ko iryo Kagoma urayizi se? Ndayizi Kagoma. Ziko iryo zina ahubwo abantu benshi bahora barinukira bambwira ngo ese washubijeho n'izina ryawe. Kagoma ngo urumva? Kagoma ngo yimennye nde? Naribi nanjye nishanzayimene. Nishanzayimene naribi. Kagoma se ni yisi kibazo Kagoma ingana nawe nanone. Niyiyuburura se. Kagoma ingana nawe ntayibaho mwana. Kereka niba uri Kagoma ishonje wenda. Namaze. Yose siba yaravutse. Nayiba yaravuka ko kwirego. Ngo Kagoma ishonje nayiba yaravuka. None se nyine ari umwana uvuka gahita yuzura ingobyi. Ubu tegereje ko ubu umwana ukivuka. Sha ntango byabuzuzura. None se mwana bimeze bite? Ubwo abantu banzi ko ako kazina bajya bambwira ngo nakongeyeho, ariko bumve ko nako nakanje, ariko nuko ari ukuntu mba nashaka. Ariko nari umeze neza kaba. Sha ndashima Imana nje mfite fresher nyinshi. Warijanditse nk'ibisanzwe ugarutse kwishandira. Nta fresher ntazo ndi kubona. Oya ese urabona ko maze iminsi ninywera amaji wafura we. Furagiye utaza umaze iminsi hari ubwo maze iminsi mbona muri ka gashungo kababahungu. Naji kandi hari nta kintu kizima wakora hari. Hari ikintu nukuza nkakora nkamena. Ikintu hakura n'urwango n'imitima mibi gusa. Kuza nkamena nkigendera nkaruhuka nkategura inkuru zanjye. Ni nayo mpamvu usigaye ubona ibintu byanjye. Ejo bundi ari umujeni wambwiye n'umwe nyine mu bajeni batangiye ari abantu nyine bagiye baca intege kenshi cyane nyuma yuko twigeze kugirana n'ibibazo nge nawe urumva. Ejo bundi yarambwiye nyuma yuko abonye ko nifite nkunda amahoro yanjye. None usigaye nkutinya. Yego. Atari kurekura. Wasigaye nkutinya. Ariko ni nabyo bintu byiza nyine nibo bafanere. Bangire ngo buriya nyine abanzi bawe nyuma nibo bahindukira bakaba. Kunyira ngo sha ntaho byerekera. Ariko ubu
asasa ibitambaro ngatambuka. none se ejo bundi hari ahantu twari turi n'ubu baravuze niwe mufana ukomeye wa bya bintu nyine ubwo tuba tudashaka kubwira abantu. rero numva atinya umuntu umwe azira bro, aramuzireka aranamutinya. nyuma yuko nyine muri dashboard ibintu n'iki Reka nkubwire wejya ujya umena wigendere. Iyo nta mwanzi uri gukomanga nta kiba wakora. Ariko nanone nyine impamvu ugiye mba agomba kubwira abantu, niyo mpamvu mbafitiye akakankunda amahoro kanjye, niyo mpamvu mba nararebye nkavuga ngo reka asubire muri ya makaye yanjye ya kera turebe ko amahoro yaboneka, ndebe ko akakankunda amahoro ariko nakegura. Ntabwo nari naniwe kuba nagura agenda bro, ariko kankunda amahoro. kubera iki naje ukabona nazanye nkunda amahoro? agenda kwihenda. Oya kubihenda si unye ntago membwa, si membwa. none se urumva agenda yananira, ariko mbashaka iki? Amahoro. niyo mpamvu inkuru zanjye uba usanga akakankunda amahoro. nyuma yuko nateguriraga muri telefone nkaza gusanga telefone hari n'igihe yakikubita hasi ikameneka. urumva kuba telefone yakikubita hasi ushobora guhita nahita mbona ubushobozi uko nahita ngura indi, umite nkurura bya bintu byari birimo bigaruke kuri email yawe. ndavuga ngo ariko se k'abantu nanone bajya badushinja kuba bavuga ko ngo hari igihe ngo tuza tukavuga ngo amakuru ngo araho ngo y'ibihuha y'ibiki. nta gihuha twe tugira, sibyo? twe tuvuga amakuru ya nyayo, twe tuvuga ikintu uko kibuka cyumva ushaka. niyo mpamvu kimba nkubwira ngo erega dore ibi bintu umuntu ambikubwira. iyi si page ya mbere, iyi ni twayivuzeho. yego uretse ibyo twavuze hano bwa mbere wari wumva mbigarura. iyi si page ya kabiri, yego ni nabigarura. iyi ni iya kangahe? iyi ni iya gatatu. iyi ni iya kangahe? none se ubu ngubu page reba biracyakomeza. ni ibintu ngemba nateguye. twinjiye ubu uyu munsi tugiye kuri page ya gatandatu. uno munsi ndashaka gukora kuri page ya gatandatu. urumva kuko abushize twari turi kuri gatanu. nkaza kuyimena mita mvamo nigende. yego tamo midnight unkacika inkuru twigende. ndashaka tuze guhera the midnight. sibyo? ndashaka tuze guhera the midnight. urumva ibi ngibi murambikubwira ko abantu benshi murambabwira ngo mumbabarire mugerageze n'abataragera the midnight mugereyo. the midnight niho hantu hambere murambabwira aho kuba wasohokera kimutuze kugendana neza mu mwandiko. urumva the midnight murankubwira ko ariho hantu hakangaye muno mugi. ujye umbwira ngo nahambere. the midnight niho hamaze gucimaka ko ari ahantu mu gisimenti, impande yazigama ukinjira neza. hari mu gahanda guhamagarwa n'amatara, hari amatara ya mbere noneho muri uno mugi. ugahita ubona icyapa hejuru cyanditseho the midnight. ugahita winjira tuhura n'abakobwa beza bashinguye, beza cyane, abana beza bashinguye. urumva bakakwakirana urugwiro, bakakwereka aho wicara. niba ushaka kwicara imbere hari vibe, urahicara. niba wajyanye n'umuryango mudashaka kuvibinga, mushaka kwiganirira, cyangwa ari ababosi mwahuye, hari ukuntu ababosi baba bari kuganira ku mishinga. aba ababosi banjye ba Steven niho bajya dufaranga afite ibiceri. abafite ibiceri na ba bandi bose na banuza na ba Faustin. Faustin si umuzi we, si umubosi, si abenjiniyeri se. bagiye kuganira ibikorwa bya Ceramic Fro, ni hari aba bagiye kugira gute kubiganirira. bakicara hajya mu gikari, hari VIP, bagatumiza iyo nkoko bakayitatura gake gake baganira ku mishinga. urumva bashaka kuvibinga bakaza imbere. ubwo rero umuntu wese ushaka gusohoka nasohokere the midnight. urasanga igikoni cyiza, urahasanga serivisi nziza, buri kimwe cyaho cyose ni umutsama. yego nkacika inkuru rero twikomereze. ndashaka ko tuza kuza kwinjira mu kiganiro cyacu. reka tuze guhera inkuru zacu i Karongi. tugiye i Karongi, reka tuze kuzihera i Karongi. inze kuza soreze ku nkuru. ejo bundi wabonye uwo bita Piwonika, ubona n'uwo bita Soti, baritereka bavuga ku bya Kimenyi. abajene ewana kabisa nabo bavuga ati imbere aho. warabibonye baje batwereka umukobwa waje kwakira Kimenyi Yive. ndashaka kuzira nkuru noneho nze nyizibure mubwire aho biza guhurira n'inkuru nza kukubwira. urumva ariko nabo mbashimire badutayemo inkuru nziza. bari abajene bazi kubikurikirana kabisa. Sot official ari kwigaragaza neza we na Piwonika bari kumena inkuru ziremereye.
urumva kandi bakazimena ukuntu nyine abantu batuba dushaka iyo umenye inkuru kurangiye ndishima nuko inkuru rero twinjire mu nkuru ubwo tugiye Karongi inkuru yacu Karongi ese wamenye ko buriya bukwe bwateje saga Karongi bwabaye etape ya kabiri. Etape ya kabiri gute? Wamenye ko buriya bukwe bwari bwarabaye bwa mbere muri covid. Ubukwe se bujya buba inshuro ebyiri? Buriya bukwe ni nk'ubukwe bwari buje gupfubudwa. Ubukwe se buba inshuro ebyiri? Yego. Ni ukuvuga ngo bwa mbere bakoze ubukwe uri kubyumva bakoze ubukwe buba muri covid. Urabizi ko muri covid hariho kuba umuntu azagira gute aziya utaratumiraga abantu benshi wazanaga abantu bakeya wamara kuzana abantu bakeya mukaba ari bo mwiyakirana kandi warabizi ko nta gukora naho kwabaga kurimo ibyo urabizi. Ndabizi ko ariko byari bimeze urumva buriya bwari ubukwe noneho bari bavuze ngo reka dufate famiye yose duhamagare inshuti n'imiryango twese tuze duserebure bwa bukwe bwa tuze duserebure twishimane n'abantu bacu twishimane n'abantu bose ubwo n'abavumbyi babahawe iki ikaze kuko urabizi nta birori bibura umuvumba sibyo umuvumbyi ntago yabura nta birori bibura mpeketa ntago babura kandi kuvumbura urabizi ko ari iki ni umuco wa mpeketa ni umuco na kera ntago ari uwa peketa ubwo waba umuhaye grande dafite kuvumba ni umuco twaje dusanga urumva kuvumba ni ibyakera byahozeho riba ari n'itegeko impamvu bavuga ngo buriya bukwe ntago bwabura umuvumbyi gute kuko se bwabere ahantu harenze hari ahantu ariko hararenze ubu se bwabura n'umuseriveri uza kubuvumbamo kandi adapanzemo ubu se bwabura n'umusekirite uza kubuvumbamo abasekirite noneho abasekirite ariko bavumba kuba ariko baza nyuma abasekirite ahubwo bavumba mbere uzi ko wasaze uzi ko umusekirite abanza akaza akababwira ngo mubanze mu nkacika ikiryo njye kuyobora abantu umeze neza abasekirite ukuntu bavumba atararya nta wundi muntu wakacika ikiryo none se ubwo abavumbye mbere inyuma cyangwa abavumbye mbere tujye abavumbye nyuma abavumbye mbere ni ukuvuga ngo abasekirite ushobora gusanga babayeho nk'abakozi bo mu rugo abakozi bo mu rugo n'abamotari ibyo ndaza kubihurizayo abamotari kubera iki mbazanyeho abamotari usanga batereta abakozi bo mu rugo umumotari cya gihe umukozi wo mu rugo agishyira niba imyaka yumutse muri nuza akidukaranze umumotari agahita amuhamagara akamubwira ngo ndadushaka twumutse abana batarazi buriya ngo umumotari utareta umukozi wo mu rugo arya neza kurusha shebuja kimwe n'uko umukozi wo mu rugo arya neza kuruta shebuja umukozi wo mu rugo yakiteza ibiryo birimo amazi nyine noneho rero abamabuja cyangwa ababosi hari ikintu kimwe bajya bakora nkabona ni nk'ubujiji ugasanga araje aravuze ngo dufite abashyitsi ngo cyangwa ngo dufite abandi bantu ngo bari aha ngaha mu rugo urumva ugasanga aravuze ngo abwiye umukozi we ngurajya nyuma urumva waribeshye urumva ngo urakora iki ngo araza ku meza nyuma urumva araza ku meza nyuma noneho uri kubyumva aze gufata amafunguro yiyakire ngo nyuma y'uko abashyitsi bahavuye uri kubyumva yarangiza mbabarira yaminuze kunyinjira mu mwandiko nibwira abantu iby'abantu mbabwira uri kubyumva yarangiza ntamenye ko uyu mukozi ari kubwira ngo uze kuza ku meza nyuma ariwe watetse ibyo biryo ariyo wateguye ayo mafunguro akibagirwa ko yari yibiryoshye kurusha ibyabo ko nta kantu baba bagomba kumenya uri kubyumva rero nakubwiye ngo urabirukanishije ndabirukanishije si ibintu mba mvuga si byo izi sitori si zo mba mvuga se mbwira sitori abantu zirizo noneho rero twinjire mu mwandiko ubu bukwe bwa mbere ndagira ngo nkubwire ko hoteli Marara bwabereyemo atari nayo hoteli bwari kuberamo none se kandi twarabonye wamenye ko bari bafite indi hoteli iri for free iri Karongi ese kubera icyo ubu bukwe bwaje kujyana muri hoteli Marara kandi bari bafite indi hoteli baherewe for free bakanga kuyikoreramo
ubwo wasanga itarenze kurusha iriya wenda ishobora kuba itarenze kurusha iriya ahari bakaba barashakaga iki ntacyo nzi ibirenze bakava ku biri for free bakajya mu birenze erega barabaje bakajya kwishyura bafite ibiceri miliyoni 100 angahe ni 100 ntago ari 100 fata iminsi bamazeyo 3 iyi nkuru waretse nkareka kuyinjiraho cyane kuko iyi nkuru ngiye kuyinjiraho naza kukubwira byinshi kandi ntabwo ushaka kubikubwira ariko ndagira ngo nkubwire ngo wowe ubwawe nawe uzitohoreze ugenda urebe urumva ndakubwiye ngo ntangiye umwandiko wanjye nkubwira ko ibi bintu bishyire atere parateze uri kubyumva ugumva mvuze mu dukubo ubyihorere nurangiza yego nurangiza inyuma uhita ushyiraho question mark sibyo tugendane neza uhita ushyiraho question mark kubera iki ibi bintu uza kubishyiraho question mark niyo mpamvu ugiye kumbwira ntago mbikubwira nanjye ahubwo ndashaka ngo nawe ahangaha ugende wicare utohoze umenye ngo ese byaje kugenda gute byaciye mu zihe procedure bakinye ikihe kimeni cyo kuvuga ngo ikimeni kirimo hariya se cyurakizi nacyo kiraho akabazo yego tuze kugendana shyiraho question mark ikimeni cyabaye kugire ngo ntiwinjiremo ubukwe nakubwiye ko ibi biriho iki question mark n'uwo ndi kubwira wese agomba kubyibazaho ikimeni cyabaye kugire ngo habe hari hoteli ya mbere yari kuzaberamo ubukwe ku buntu iri for free ntawe udakunda iby'ubuntu bro tujye tugendana neza nta muntu wanga iby'ubuntu urumva kandi baravuga ngo nta n'uwanga ibye binuka ariko hari abanga agasuzuguro se kari kuba agasuzuguro gute kandi hoteli ubukwe bwari kuberamo aribo bari babisabye nyiri hoteli urumva ntago kari agasuzuguro kandi nta n'umuntu wanga kuzigama nta muntu udakunda ikintu ya sevinga nta muntu udakunda iterambere amafaranga bakoresheje bajya gufata ziramvange n'ibiki byose imineke n'ibiki byose n'isombe uri kubyumva n'izahariya hahandi muri mukubita umwice urumva bahita mu ryinyo yego hari ubundi hari abajene njya mbona bajya kurya araza gaskata ugasanga urumva umujene amaze guterekamo icyakura cye agahita aterekamo n'icyuma tekereza ko umuntu aba azi neza ko amaze gufungura ariko akavanga ibintu ufunguye ntabwo ari sawa ndagira ngo nkubwire Okimu tuze kugendana neza nakubwiye ngo ibi bintu bikiratere parateze kandi nyuma ushyireho question mark akabazo iki kintu abantu mukwiye kukibazaho namaze kugashyiraho twagiye mukibaza ngo kubera iki aba bisabiye hoteli bakayiherezwa ubuntu ariko uri kubyumva ariko nanone bakaza kugira kuyivamo bakaza kuyivamo tekereza cyane bro tekereza umenye ngo ese hari hagamijwe iki nakubwiye ngo sinza no kubikubwira nanjye ntago nkeneye kubimbwira uri kubyumva hari hagamijwe iki byari kuza guhurira he n'icyari kigamijwe ikimeni cyakinwe urakizi ntabwo nshaka kukimenya urakizi ndagira ngo aba bantu nabo bakandaho ahangaha iyi nkuru bazakandaho ahubwo nabo bazahite biyibaza ngo ese ibi bintu kabaka yabikuye nababwiye ngo genda niki nkunda amahoro ndashaka iki amahoro okay twikomereze ubwo ngubwo ibyo ngibyo shyizeho iki akadomo kandi shyizeho n'akabazo inkuru yanjye ndayifunze ariko mbateye kuba bakibaza bamenye ngo iki kimeni bazakora ikosa gato nzahita nzangira ne oya wijya kwinjira oya nahita nzanga nakimena njyewe nese kimeni cyabereyemo njye nahita nzanga kimena nawe kikakumena iki ibyari amasazi iby'ibiki
hoteli nk'iriya iri ku rwego nka ruriya iyobewe kuba bafata amamashini afata amasazi mu byumba cyangwa ibyo binyenzi imiti kuba bayishyiramo. Ibya manager by'amatelefone ntabwo wabyumvise. Manager yabuze yarabuze yarari kwihishahisha. Yarari kwihisha kubera iki kandi afite akazi? Wabikubwira. Birahurira he no kuba bavuga ko bakoresha abakwikwi atari abashefu? Nuko ngo batazi guteka. Batazi guteka. Wakubaka hoteli nk'iriya iri ku rwego nka ruriya yishyurwa amafaranga nk'ariya ukazanamo abakozi bo mu rugo ba Kadogo ukayishyira nk'umukwikwi. Nyine subiza ibyo bintu bimbwire nawe umbwire ukuntu wabisobanurira abantu. Hoteli nk'iri iri ku rwego rwo kuba yazana Kadogo, nanjye ubwanjye afite Kadogo, umubitira imvange n'iki? Ubona warya ibiryo biryoshye kukurusha. Arandusha, none se ubitegura? Ntabwo niwe ubitegura. Nuko ngo ngiye umukozi wanjye ndanamwubaha ahubwo kuruta undi muntu wese. Buriya ngo abakozi bo buriya n'ikintu abantu baba bagomba kumenya, umukozi wo mu rugo niwe muntu wakurangiza, muba mugomba kububaha. Abantu mutamwisindishije ugasanga ngo buriya ngo umumotari utereta umukozi wo mu rugo arya neza kurusha sebuja w'uwo mukobwa. Abamurusha cyane. cyangwa undi Kadogo baturanye. Undi Kadogo baturanye. Noneho Kadogo baba baturanye we cyangwa abanyonzi hari ukuntu yizira mu rugo akaniryamira. Akavuga iti n'ubundi biracyari ku kazi. Rikubyumva? Urumva? Twikomerereze rero mu nkuru yacu. Ndashaka ko mbabare nakubwiye ngo ntabwo ngiye kuzajya nza ngo nkore iminota myinshi. Ndashaka tuze kwinjira ku nkuru zabereye ahantu hamwe. Ndashaka kuza ngaruke twatangiye nkubwira nde Piwonika na Soti. Nakubwiye inkuru ba breakinze bavuga Kimenyi Yive bavuga ko yageze hehe Ibwotasi. Iyi nkuru iraza guhurira he n'inkuru nakubwiye mu minsi ishize mubwira ibyo ku bukwe bwa Muyango impeta yambitswemo zavuye. Wambwiye ko zavuye Ibwotasi. Birahurira he ngo burango bamuhaye ngo ikoze mu ibatara yanga. Ibyo narabikubwiye. Nakubwiye ko yambitswe impeta zangahe? Miliyoni na magana. Kandi imbere bari baguze impeta ya 200 za makeya. Ariko umusore w'umuhungu bakamubwira ngo ntabwo izi impeta ziri ku rwego rwanjye. Ibyo narabikubwiye nta nubwo shaka kubigarukaye, ahubwo mbaze ngo biraza guhurira hehe n'inkuru yo kuba Kimenyi Yive twaragiye tukabona karaka video kiwe yakidwa n'abakobwa b'ibisungereza. Warabibonye? Wabonye uriya mwana? Naramubonye. Biraza guhurira he na wa muntu? Biraza guhurira he na wa muntu nakubwiye w'Ibwotasi? Ugiye kuhambwira wa muntu w'Ibwotasi yohereje abana b'ibisungerezi kuko afite n'amafaranga arindwa mubi. Kandi arumvisha abajene bavuga ngo kiriya kizungerezi nicyo kigiye kubana na Kimenyi. Sha wabyihoreye ko ngiye namenye amakuru ahubwo yuko bariya ari na bamwe mu bakozi biwe yabwiye ngo mujye kwakira umuntu wanjye nagashaka kwigaragaza ngo bamurebe. Uri kubyumva? Kumbe bari yaboherejwe na mukecuru nako n'uwakiriye kimwe. Na wa wundi nyine wa wundi w'Ibwotasi aravuga ngo Cecurini nyine. Rega Cecurini nazo hari ukuntu ziri kubikora neza. Uri kubyumva? Aravuga ngo ngewe ntago nyeneye kugeza taye yanjye hariya ngo abantu bayibone, ahubwo nyeneye kuba nakohereza umukobwa ufite nyashi uteye neza ufite uburanga ku buryo Muyango shana wamureba akababara abari bujya kuri kamera akaboroga akavuga ati ndasumugabo nyine. Aho mwagiye mutekereza urabona yari gufata ubwe akaza hariya ahubwo yohereje ibizungereza. Rero iyo ntago ari yo nkuru yanzinduye. Ndashaka kugukubita inkuru Muyango mu minsi ishize twumvise afitanye ibibazo na Treski. Ese wamenye ko Treski na Muyango bahuriye mu kabari kamwe bagaserera? Bari bagiye kudwana intambara igakizwa n'abantu bari baraho ngaho n'abasekirite. Ntabyo namenye. Ese wamenye akabari kamwe uwo bita Skytu baye Minyawe ndetse n'abandi bari barimo
n'abariya bose na ba Semuhungu bakaza kudwaniramo. warakamenye abo bose bararwanye se oyi ya Teresi kiri ku ruhande iyo ni inkuru najya nkubwire nibwire n'abantu mwamenye ko bagiye kudwana kuki ninjiye mu nkuru zo mu tubari kandi zo kudwana ubwo ufite aho uri kwerekeza fita ahantu ndi kugana babara ugenderero neza mu nkuru yanjye wamenye ko bita Sikaitu bari bamwiciye mu kabari kamwe yishwe nabandese Sikaitu yateye akavuyo mu kabari bya bindi byiwe na ba Semuhungu bahari na ba DJ Brian na ba Muyango Sikaitu bamusohora nk'abasohora imbobo shaze bako bateruye bagakubita hanze Sikaitu amabosera mwikoreye nkuko bikoreye radio bajugunya hanze ubundi arabavunderezaho nawe ibitutsi nk'ibihumbi 400 448 urumva wongereho ibindi bine uri kubyumva ubundi byari 448 Sikaitu yabarekuragaho avundereza mwishira ariko nawe nubwo yarekuraga ari hehe huzo inyuma y'igipangu bamusohoye akajya yurira agakira ijosi hejuru ngo mwagaze biki n'ibiki bakakubita bagakumira bakamanura ahita afata inzira imwerekeza igasanze kuri IPA yiwe yivovota avuga iti baburetse nanjye muzakira muze mu karima kanjye igasanze se kereka ubwo nyine mu myaka nk'itanu iri imbere wenda ari gutera imbere amaze gutera imbere ari gutera imbere wenda ubwo Sikaitu nabategereze reka rero nze mwikubitira inkuru ya Muyango umukobwa ejo bundi bari bicanye bapfikiza Muyango niba warumvise mu majwi ye ya mbere wumvise ko Muyango abantu afata nk'abara urumodobe uri kubyumva harimo abangaba bari yakuru bibizungereza bafite amamodoka wumvise muri ya majwi ndashaka uze guyakiramo abangaba abantu bayumve Muyango avuga ngo muraje muvuge ngo nanjye nagize Range Rover nk'iyande ntago muzuba muri wabaga muri Kigali Boss Baby zibiyizana hano yihorera ariko uribuka nyine umuntu wari urimo wundi ufite Range Rover ntago yacendereye ntago bizi ariko uramuzi iyo Range Rover uzaje kuyimubaza ureko ayifite ariko Muyango nawe urabizi ko aba bakobwa bafata nk'abande nk'abarora umodobe ashaka kubaho ubuzima nk'ubwo babaho nk'uko babayeho nawe nyine yaravuze ngo nanjye kubera icyo uburanga bwanjye bwiza ukuntu ndi mwiza nazabibyaza umusaruro warabyumvise mwari amajwi ndagira ngo uze no kuyakira mwahangaha reka nze nk'uyu nkuru rero ese kubera iki duhora twumva abakobwa benshi bari kurwanira mu tubari ese bapfa iki ngo baba bapfa abagabo n'abakiriya okay bapfa abagabo wivuga ngo bapfa abakiriya kuko bagiye gupfa abakiriya ubwo umwe yabajya kubatora hamwe akabajyana ahandi abo bagabo singira ngo bari muri ako kabari se abakiriya nyine ariko bo bapfa abagabo bivuge neza bapfa abagabo reka nze nkurasi inkuru rero ese wamenye inkuru ya Muyango ko yadwanye n'umukobwa bita Teta se we nuwahe kandi uyu Teta uramuzi ntago muzi uyu Teta afite iduka amaduka birahangaha mu mujyi acuruza ibikoresho by'ubwiza ubwo bapfaga iki ibikoresho bajya babyita cosmetique ntago nzi uko babyita urumva imisatsi n'ibiki ibikoresho by'ubwiza by'abagore uyu nguyu ni umwe mu bakobwa Muyango ngo yagiye yavugaho kuko burango Muyango ngo anazira abakobwa bagenzi be kandi ngo bafite amafaranga ngo kuko abashaka kubaho nawe nyine ashaka kuzaba nk'ubuzima abayeho uyu Teta ndi kukubwira afite amamodoka 2 bro ya danje uyu Teta yirirwa mu ngendo yambukiranya afata rutema ikirere yambukiranya uyu nawe urabizi abakobwa benshi b'amasireyi beza bahora mu ngendo bambukiranya imipaka tubabona kubidwa uyu Teta nawe ari muri abo ngabo nakubwiye ko afite inzu ebyiri nako imodoka ebyiri akagira n'amaduka acuruza ibikoresho by'ubwiza uyu Teta rero yaje kugenda ajya mu kabari kamwe Muyango yari yahostinzemo nyuma yuko Muyango agiye amuvuga amusebya aravuga ngo noneho reka ngewe ngende nigerere
aho yakoreye yarahageze aparika benzi aratambuka aragenda yinjira mu kabari yicara kuri tebo yiwe wenyine atumiza ikintu cy'igikoko kiri hejuru y'ibihumbi 400 aricara wumwe bro amaze kwicara Muyango yaraje ajya hirya mu bashuti be ku yindi tebo atangira kujujura amuvugaho baza ngo habaye uzi ikintu cyaje kuba ndakikubajije uzi ko iyi nkuru nanjye nayimenye nkavuga ngo Muyango twari tugize gute oki twari tumubuze habaye iki uzi ko Muyango tete yahise ahaguruka nyuma yuko Muyango avuze ubwo bugambo bwose akamugurukana mu kirere se ivide yaragiye kumukubita ivide Muyango yakijijwe n'iki n'amaguru haza amabosi aza kumukiza uri kubyumva nyuma yo kumukiza Muyango uzi ko yagiye kwihisha muri wese sha urabizi babari mwana urabizi neza uzi ko Muyango iyo atagira amabosa ngo bagende bamuhishe muri tuwarete uzi ko Muyango yari guhita apfa umukobwa yaravuze ngo hamwe nk'iki kandi yarajyanywe no kumukubita gusa ivide se yari kuyikubita amaguru cyari kubikubita umutwe aho yari gutega yari gukubitaho yari gutega ibitugu se yari gukubitaho yari gutega umuntu ufata ivide bundi kenshi buri abashaye igitwe ukimena uri kubyumva abashakaye mu mutwe bro Muyango yatabawe n'amabosa Muyango aragenda yikingirana muri tuwareti uri kubyumva Muyango ndagira ngo nkubwire ko uyuteta nyuma yuko amubuze ese soka akigendera nawe Muyango yasohotse mu kabari uri kubyumva ahita ataha nta nubwo yigeze anishyuza kugira ngo ubyemere ubwo urumva byashoboka ko yakishyura nta nubwo yigeze yishyuza Muyango yasohotse atagenda yicara muri ya renje ye ahita ataha yerekera hehe iwe hagana he ntago nje kuranga aho atuye hano urumva amanuka arazamuka za Nyamirambo amanuka soje kuranga aho abantu batuye inde se ngenda umukomisiyoneri none se ko mvuze Nyamirambo ngakamanuka kumana oya wavuga ko aho ataha none se araho mvuze wabyumva baratukagendana neza mu mwandiko wabyumva bariya tukagendana neza mu mwandiko none ubwo ngubwo yahise amanuka arataha ko Muyango bari bamwishe ahubwo Muyango giye namugira inama yo kureka kujya ugenda ujujurwa uvuga abasireye queen mufitanye ibibazo iyo nkuru yarabaye koko mwese nje kukubeshya uyuteta se wari umuzi nibwo mumenye none sizi nkuru buzi nyine mba nazikuye ni wowe uhazi ni ngiye mazi nta nundi ubuzigiza gute uzaho wazikuye okay none se wambabariye ubwo byarangiye Muyango yitaye teta we ajya he byarangiye nyine teta yigendeye ariko Muyango nawe ureke kuzajya ugenda wikoma abasireyi bose ugenda ubavugaho ubugambo ubateranya ku bantu uko Muyango ngo numwe mu bantu bivugwa ko Muyango ngo ari umwe mu bakobwa bagira karimi bashaka kuza bakajya bivugisha ku babosi neza niba Muyango umusireye queen yaragutanze ku muntu wiza kuza umuvuga amagambo mabi kaba ndagushimiye cyane reka mbanze mbwira abantu mukwaferi wa mbere mukwaferi wa oya reka mbanze muvuga reka mbanze muvuge mubwira abantu urumva ngo mwogoshi ngo wigenga ngo akogoshera mu rugo wigenga oya ahantu hose wamusanga kuri salo wamusanga iwe yagusanga mu rugo uyu ni mukwaferi wa mbere bamwita Inosa akorera ahangaha igikondo ushaka wamwandikira cyangwa ukamuhamagara akagusanga mu rugo akaza azanye ibikoresho cyangwa waba uri wa mu boss baraba boss bafite ibikoresho mu rugo akaza akagukoraho rikaka urumva bamwita Inosa ushaka wamuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri 07355551 533 bakoze cyane